Tugiye kurebera hamwe uburyo bakora amatasike yo muri Yatoshi. Amatasike yo muri Yatoshi aboneka hano hasi, hano hasi urebye muri apu hasi mu karongo k'umweru gahari, hano ukanda hano kuri riwadizi, hano hantu hari akantu kameze nk'agakado bagakanda. Iyo ukihakanda ni uko hano iya mbere nayikoze ni fasiti deyi sitiriki, ni deyi sitiriki. Deyi sitiriki ni ukuvuga ngo ni uburyo usayininga ini buri munsi muri apu. Niyo tasike ya mbere. Tasike ya kabiri iri hano kuri deyiri tasike. Aya matasike hano handitse go niho ukanda ukareba ama adi ahari. Hano kuri deyiri tasike, tasike imwe birimo ama adi abiri. Nk'uko ubibona hano handitse hayirayiti wani, hariho 0 kuri kabiri. Urebye video imwe, reka tuyirebe. Iyo urebye video imwe, video urayireba uko yameze kose, hano hejuru hazaho akantu byibuze ko kuyikuramo, cyangwa se iyo ari video irimo ibice bibiri urayireba iya mbere, igice cya mbere cyarangira ukabona hajemo akantu gasa nkaho kakwereka kudownloadinga apu, ugahita ukanda usa nk'usubira inyuma. Abantu bafite telefoni mubona ahantu ukanda ugiye gusubira inyuma ukakanda, akantu kavamo hano makanze iriya adisi ivamo. Hano rero iyo umaze kureba urabona ko bahise banyereka ko umaze kureba video imwe muri ebyiri. Ushobora guhita ureba hano kuri kano ka kabiri, naho ukaba ureba iyaho ya mbere. Reka turebe, naho nayirebye, nshobora guhita nkanda hano gusubira inyuma, cyangwa se ngakanda hano hejuru, hano handitse riwadi garantedi kuri kano gakubo ihita ivaho. Urabona naho ndebye hano hose maze kureba imwe kuri imwe. Mu gihe ngitegereje ko amasegonda arangira, nshobora kumanuka hano nkareba kuri tasike ya gatatu, izo bita busiti calenji. Busiti calenji ushobora gukoramo imwe muri zo. Busiti calenji ni 3. Hari kano kanditseho rimwe, ni ukwinvayitinga umuntu umwe ku munsi. Mu gihe ufite umuntu watumiye ku munsi, busiti calenji iba irangiye, ahubwo ukaba wakora hayideni calenji. Indi busiti calenji ya kabiri ushobora gukora ni ukwinvayitinga abantu 4 kugira ngo bakubustingire. Abantu tubana muri gurupe barabizi, ka kantu ujya mbereka hano ugakanda hano kuri go, wamara gukanda kuri go ukaza ugakopiya kano kantu, wamara ugakopiya ukagenda ukagapesitinga muri gurupe, ukakorera nk'abantu 4 ukababwira bakagukorera busiti. Ibyo nzabibereka uburyo bikorwamo. Indi tasike ya gatatu ushobora gukora, hano ukora imwe muri izi eshatu zihari. Indi ya gatatu ni mu gihe udafite ahantu usharinga, ariko ushobora kureba ano mavideo 10. Hano kuri gatatu barakubwira ngo urebe amavideo 10. Hano n'ubundi uraza ugakanda hano kuri go bisanzwe, ukazamo amahadi ukirebera amahadi yawe. Iyi ni hadi ya mbere, dukuyemo hadi ya mbere, igiye guhita yandikamo ko nyirebye. Ubwo hano amahadi 10 ninyarangiza, hano kuri busiti calenji ndaba mparangije. Hano hejuru naho urabona ko kuri daily task zanjye byamaze iminota yarangiye. Nshobora gukomeza nkareba gutyo paka birangiye. Turebe ndebye indi ya kabiri. Hano bahita bambwira ko ibaye completed, nkareba n'indi ya kabiri. Ubwo hano ndakompletinze. Ubwo nsigaje gukora busiti calenji. Busiti calenji babwiye ko ukoramo kamwe muri tuno dutatu. Gutumira umuntu umwe ku munsi ntawe ufite, ushobora gukoresha busiti calenji, busiti abantu 4 ntawe ufite, cyangwa se utabishaka ushobora kuza hano ukirebera video 10 yawe bikarangira. Murakoze. Nuko bakora amatasike muri Yatoshi.